We are going to present about environment. Let's start. Ndashaka gutanga itangazo ku banyeshuri. Nk'uko ejo twazanye ibiti ariko hari bamwe batangije ibigo. Ndagira ngo tubabwire mwete kubyangiza wese abwire mugenzi we. Kuko ibiti bidufitiye akamaro, bidufasha guhumeka umwuka, nibyo bitangira umuyaga usenya amazu ndetse n'ibirahure by'amashuri yacu. Ndagira ngo buri wese abishe bya mugenzi we uzajya na mugenzi we agiye no kwangiza ibidukikije ajya amushyikiriza ku ruhande cyangwa ku nama. Sinemeje kubabwira ibidukikije akamaro bidufitiye. Ndakubwiye ko ibidukikije bidufitiye akamaro kenshi, ahari ushobora kuba utabyigisha. Ibidukikije bidufasha guhumeka umwuka, biturinda no kuba byasenya amashuri, ndetse nabyo bituma ibirahure byacu bitavamo mu gihe byakuze. Kandi bidufasha no kuba twabona amafaranga mu gihe byakuze kandi tugatunga igihugu. Nizere ko nawe uzagira uburyo uzagira isuku ugezeho. Ubwo nanjye nabyumvise pe. Ntabwo umuntu uzongera gutuma akunda igiti cy'umuriro. Our presentation is over. Okay, thank you. Clap for them. Factory of 5. Okay.